umwegereye mani uba ugomba nawe kurengera tu, nta nubwo wanamwubaha, nta nubwo bakiri no mu basani nzigera nanarebera ingoma cyangwa nanavuga neza. Ubu ninjye nawe noneho mpaka rurageretse, noneho nabimenye birofisha nanimuwe. Urabizi na ba bushimani na ba pi na kapiropi mani n'abandi nagiye mbitendekaho bamenyere nanswe mani uruzingo rwishwe n'itabi. Yes, nongeye kubahereza ikaze mu kiganiro cyacu kuri The Truth Inside. Ni wa musore wanyu ariwe Bahati Chris, nk'ibisanzwe rero nkubwira ati rero nkwibutsa no gukora subscribe ni mutarakanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kwakira amakuru yacu umunota kundi cyangwa se isegonda kurindi. Yes, mbaza ni ikiganiro gishyushye, ni intambara ikome hagati y'umugabo bita cyangwa umusore bita uwo bita Papa Cyangwe ndetse no bita Kivumbi. Industry yo mu Rwanda kabisa yabaye yabaye intambara. Ariko guys, icyo nakubwira rero, abantu dupfa ubusa kandi abantu usanga atari twege tubyite ahubwo dufite ikibidutera. Ni ukuvuga ngo ti rero hagati yaho ngaho hari intambara iri hagati y'uno mugabo bita Papa Cyangwe ndetse no bita Kivumbi. Hahiye kabisa, ni inkuru irimo gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Hirya no hino habaye icyo bita intambara kabisa. Abasore barimo barapfa umugore kabisa, abasore barimo barapfa umugore wa Papa Cyangwe kabisa. Birimo biravugwa ko ngo uwo bita Kivumbi amwitera sha. Yes guys, reka nkwibutse rero, ndakwibutsa ibihe byashize, mu myaka yashize habagaho beef zigiye zitandukanye, beef ziteza intambara, beef ziba ziri hagati y'abahanzi. Ariko ubundi ntago biba bikwiriye ubundi muri industry ya muzika, nta hantu hataba akantu ko gutongana cyangwa gushwana, ariko nanone mukongera mugana fair play cyangwa se big up kugira ngo mushigikirana. Ariko se music wo mu Rwanda no, ikintu cyose no kurwana cyangwa se ni ibintu byose ni intambara. No guys, reka nkwibutse rero, hari abagabo babiri, umwe witwa Sky ndetse no bita Kamaro. Guys, reka niki kiganiro ndizera ko kiri buze kubageraho. Industry ntago ari guteranya cyangwa se kugira ngo dushushe urugamba kugira ngo ibintu bikomere. No guys, ntago ari uko biba bigomba kumera, ahubwo no kubafata tukabahuza bakaganira, beef sikava hagati yaho, dore ko ibintu iyo birimo kugenda bifata intera biba ari ibindi bintu. Guys, mwibuke uyu mugabo bita Kamaro. Kera ndabyibuka muri industry ya muzika nyarwanda, uyu mugabo cyangwa uyu musore yakoranaga n'undi bitaga DJ Bob, hamwe n'abandi bakoraga ari nka paparazzi, ariko ubwo noneho n'undi bita Sky yabyinjiyemo. Ariko guys, tujye tumenya gushigikira abahanzi no kugira ngo tubashiremo another level, bajye kwindi billboard, bagaragara nk'abandi basani bakomeye cyane. Nago muziki nyarwanda ari guteranya cyangwa se gushyushya urugamba kugira ngo inkuru ishyuwe cyangwa ibigende gute. No, nago ari uko nguko. Nimba ikibazo kiri hagati ya Kivumbi hamwe na Papa Cyangwe, haba hari uburyo bwo kugikemura. Nago ari ukugira ngo twatse umuriro kugira ngo twumve yuko public tubishire hanze, amabanga yose ngo tuyashire hanze. Murumva yuko uyu mugabo cyangwa se aba basore ubwo bavugaga ngo ati ngo Papa Cyangwe ngo uriya umugore cyangwa se sheri we ngo aratwite, ngo ariko bivugwaho yuko ngo Kivumbi agerageza hari ukuntu afata geste cyangwa se kwirira umwana mu rurimi rwa kigengese uko basanzwe babivuga. Ntabwo ari uko byakagombye kugendana, nubwo ari nuko byakagombye kuba, ahubwo twakagombye gufata iya mbere cyangwa se gufata umwanya wa mbere cyangwa se umunota wa mbere, inzira ya mbere tukabafata uko ari babiri, tukabahuza, ubundi beef hagati yabo zikavaho, ubundi tukareba icyatuma music nyarwanda ijya another level cyangwa ijya kuri billboard. Ubundi umwanya nk'uyu ntago ari kugira ngo abantu dutse. Ngiye nakomeje kumva amagambo hirya no hino cyangwa se kubona messages zigiye zitandukanye, numva abandi bumva voice baba bavuganye na Papa Cyangwe, ndaza kubashiramo amwe mu magambo cyangwa se amwe muri record yumvikanaga uburyo Papa Cyangwe yararimo aravuga, abwira asa nkaho arimo gutuka Kivumbi. Urumva yuko urugamba barushyuhije cyangwa se barugize fight, kandi ntabwo ariko biba bigomba kugenda.
guys, ibi ngibi ntabwo ari sawa, ntabwo ari byo byerekana yuko music nyarwanda iri hejuru cyane ku rugero rwa East Africa, kumva yuko yaba iri hejuru kujya ku rwego rwa Nigeria. No, ahubwo twakagombye gushaka umunota cyangwa se igihe tukareba icyatuma music ijya hejuru kugira ngo tujye mu bintu by'amagambo. No, ntago biba bikwiye. Muri kano kanya reka sasa ngusigiremo akanya gatoya ubanze wumve uburyo Skyto ndetse no bita Kamalo bari barimo byumvikana ko hari amagambo bashaka kugira ngo bavane muri Papa Cyangwe. no wasane yubaha ntago mwubaha, ubu ninjye nawe noneho mpaka rurageretse, noneho nabimenye birofisha nanimuwe kuwa kane ninjye nawe abazanyanga bazankunda kuwa kane ubwo arabizi ndamurespektinga byatari ndamufana nta nubwo navugaho. None ibaze ko mba naragiye kure y'aba baniga, kera twajyaga duhura tugaciringa tukagira iki, hazamo beef yanjye nabayishura bizi ihita njya kure y'aba baniga bose tu ndanimuka nigira ahantu kure yabo aho nahurira nabo sinajya muri pull up zabo. Man yaratinda uri gutsinda buretse ndagira ngo abantu bajye bumva ukuri. Man na hating reba bora zabo ikomereza sene ariko baba bakabije man, ibi ni ukurengera tu ariko njyewe it's okay man, numva ntariho ngubwo nahise nunze. Noneho uriya munega irasasunze ukuntu umeze man, ndaheza ariko iyo umuntu anyenderanyije simeze, urabizi na ba Bushman na ba Pina kwa Piropimani n'abandi nagiye mbitendekaho bamenyere nanswe man, uruzingo rwishwe n'itabi ntago man, njye nta muntu ntubaha man, nta n'umuntu ndavuga yakwiyumenyereye man. Isore buriya mugezi kuwa kane uzabona uburyo noneho ndi imbobo kurenza bariya baniga, bumva ngo ari aba gangster man, ari imbobo zadanje aribo barara ari abamafi. Simba natuje sinjye buri genda tuza nkarindira uzanyenderanyaho, ubwo rero yanyenderanyije mbona umusaza na perezida yarabuze. Yes way, ubundi ibi nibyo mba nshaka, nta mahoro nshaka muri no mihanda. I do not want peace. Muri fe ntugira hujya. Uwitwa Lewis Papa Cyangwe rero bita Kivumbi bari mu ntambara y'isi ya gatatu, ngo nimureba naba marasara batarukira papa. Iyi ntambara hagati y'abasore babiri basanzwe badacana uwaka yatangiye ku munsi w'ejo. Uwo bita Kivumbi yakoze reply kuri tweet mugeranya na Papa Cyangwe, asa nk'uhenura yavuze ko mu byo bakinisha byose rwose batagakwiye gukina bamugeranya n'uyu ngo Cyangwe. Ibintu Lewis atigeze yakira neza na gatoya, yese asubiza Kivumbi nk'uko mubibona, amubwira yuko kuwa kane azamubona uyu munsi. Ntibyarangiriye aho bita Lewis yakomeje kwandagaza Kivumbi. Lewis yagize ati nibaza impamvu utabyibuha naho nishyari n'urwango n'uburyarya gusa wakinnye nanjye ntiwarunzi neza uraje umbone madafa cyati Kivumbi iryo tabi rikongo zari zagushiramo wa mabyi Yesu. Ibitutsi naberukaga muri Tronkom. Kivumbi yahise ahindura Twitter ye ayita Papa Cyangwe Stan account. Nta mahoro nshaka. Papa Cyangwe kumugaragara itagaragaza ko distrack y'ubumara y'ubugome iri mu nzira. Kivumbi ati usibye na Papa Cyangwe byababaje nta muraperi n'umwe wabikora nk'ibyo nkora. Hano umwe mu bafana yagize ati wenda Papa Cyangwe yakabije, ariko mu by'ukuri tuvugishije ukuri bita Kivumbi ntabwo aruta Papa Cyangwe, tujye twemera. Uwo bita Yishi Kevin asubiza kuri tweet ya Kivumbi yagize ati hano mu Rwanda hari indwara yo kugeranya hagati y'abanzi n'abandi, ndetse ntazi igihe bizarangira, gusa process irakomeje. Benshi bashyigikiye Kivumbi bavuga yuko ngo Kivumbi akora music ngo iri mu bwenge, aba Papa Cyangwe bakavuga ko ibyo nta kintu bivuze kuko Papa Cyangwe akora amahiti ndetse n'igihugu cyose baramuzi. Muri make ngo hagati ye na Kivumbi. Yes, wabyumvishe rero ibiri hagati ya Kivumbi ndetse no bita se Papa Cyangwe. Amakuru yo ndakomeza nyaguhereza umuntu atakundi cyangwa se isa kwindi nkuko rero nkugezeho showbiz cyangwa se ibishyushye, ariko nago dushigikira kugira ngo abantu bashwane cyangwa se abantu batandukanye cyangwa bagiranye ikibazo. Mwibutsa rero wowe wakurikiranye kino kiganiro, ndakwifuriza umunsi mwiza ndetse no kuzagira ibihe byiza, ibihe byose uzaba uri kumwe natwe cyangwa ukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'iby'abandi. Nkubwiye ati rero ni bye bye, ciao ciao, naho ubutaha nko kubita ikindi kiganiro nk'umukanya nkako guhuma.